Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kabiri cya Adiventi. Urugendo rwacu rurakomeje, turagenda turyoherwa n'ibyiza Imana iduha kugira ngo tubashe kwitegura umukiza, dutegure Noheli twishimye kandi tugarukira Imana. Ivanjiri uyu munsi kuri iki cyumweru cya kabiri cya Adiventi iratubwira ibyo ubutumwa bwa Yohani umubatiza, Yohani Batista. Yari ari mu butayu bwa Yudeya abwira abantu ati nimwisubireho kuko ingoma y'Imana yegereje. Kwisubiraho ni kwisubira, bivuga kwisubiraho mu mutima, guhindura umutima. Ntabwo ari uguhindura ibigaragara inyuma cyangwa imyitwarire runaka gusa, ahubwo cyane cyane no guhindura umutima, kuko iyi myitwarire ihindutse inyuma ariko umutima utahindutse, iyo amavamuhira arangiye birongera bigasubira nk'uko byahoze. Tureke Roho Mutagatifu aduhindura umutima, kuko imitima yacu ituwemo na Roho Mutagatifu. Tureke tumuhe uburenganzira agende ayibyutse, ayisusurutse, hanyuma twongere tugire umwidegembyo, twongere tugire imbaraga nyine zo kugenda no kwishimira ibyiza Imana iduha. Nimwisubireho kuko ingoma y'Imana yegereje. Twese bavandimwe twisubireho, duhindure umutima, duhindure ibitekerezo, tubihuze n'iby'Imana idushakaho, bityo koko ingoma y'Imana ntabwo izadutungura. Ariko rero n'ubutumwa bwa Yohani Batista bwari bukomeye. Yaragendaga agatinyuka akabwira abafarizayi n'abasaduseyi bari bagiye bamugana bati, mwa bwoko bw'impirimwe, ninde wababwiye ko muzabasha guhangara uburakari bwegereje? Dukeneye mesaje nk'izo zikomeye ziduhwitura. Ntawe yarebaga igihagararo, bari abantu bakomeye b'icyo gihe, ariko Yohani Batista ntawe yarebaga igihagararo. Ivanjiri y'Imana ntabwo ireba igihagararo cy'abantu. Buri wese iramubwira uko yaba ameze kose, kandi yamubwira ikamureba, ikamubwira mu byo akora mu buzima bwe, kuko buri wese akeneye guhinduka mu buzima bwe, mu mirimo ye, mu byo atekereza, mu byo yimirije imbere gukora. Guhinduka ni ngombwa. Yohani Batista rero yaje yamamaza, yigisha batisimu yo guhinduka, ariko we yaranabyivugiye ati, hari undi uzaza nyuma yanjye, we azababatiza muri Roho no mu muriro. Bavandimwe, uwa mbere wahindutse ni Yohani Batista, kuko yashoboraga kugenda akazaba umusaserdoti agakurikiza urugero rwa se Zakariya, ariko byose yarabyiyambuye. Aragenda ajya mu butayu bwa Yudeya, abantu bakamusanga bavuye i Yerusalemu, bavuye muri Yudeya, bavuye no mu nkengero za Yorodani, kugira ngo bakire ubwo butumwa bwe, banakire n'iyo batisimu ye yo guhinduka. Ariko baravuga bati, jyewe ndabigisha batisimu yo guhinduka, ariko hazaza undi azababatiza muri Roho no mu muriro. Uwo rero yaraje ni Yezu Kristo. Yaraje, Yohani Batista yamuteguriye amayira, yaraje hanyuma atubatiza muri Roho Mutagatifu, byose bihinduka bishya, nk'uko Zaburi bivuga ati, dore ibintu byose mbigize bishya. Yesu rero yatubatije, yaduhaye batisimu yo muri Roho Mutagatifu, aduha batisimu y'ibyishimo, aduha batisimu yo kumumenya, ariko cyane cyane iyo batisimu yatumye Roho w'Imana duturamo, atura muri ya mitima yacu yahindutse, hanyuma tukabasha kumubwira, akabasha kuvuga ati mu ijwi riranguruye ati, Aba Dawe. Ni ngiyo batisimu yacu. Nuko dutuwemo na Roho w'Imana, ugenda usenga, akamenya, akatubwiriza uko tumenya kwita Imana yacu, kuko ni ibintu byiza kandi bikomeza bikaduherekeza. Dukomeze rero tugendane, kandi twemerere umuriro wa Roho Mutagatifu
utsembe ibintu byose bitudindiza mu bukristo bwacu, hanyuma twumve koko ko roho w'Imana dutuyemo, ingoma y'Imana idutuyemo, kandi dushobora kugenda twongera tukabwira Imana yacu tuyihamagara ngo dawe, kuko tubibwirizwa nyine na roho w'Imana twabatirijwemo, akaba yaradutandukanyije na bya bindi byose byatuzitiraga bigatuma tutagenda ngo tugane ingoma y'Imana. Maze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe mugende murebe ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 12. Imana ishobora byose nibaho umugisha kandi ibarinde ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.